Mumeze mute bakunzi ba Rosette Vibes, turabasuje bo muri hose mu bihugu bigiye bitandukanye, twizera ko mumeze neza. Reka mbanze mbibitse ko muri abagaciro cyane, nshimira abagiye bakora subscribe, muri abagaciro ni ukuri, ni byiza kubagira. Nanibutsa abatarakora subscribe, gukora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu mavideo nzajya nshyira kuri YouTube. So umunsi tugiye guteka isombe irimo ikinono. Ese waba ufite amaraso make mu mubiri? Nashaka kwibutsa yuko isombe iri mu biribwa byongera amaraso kandi bifite na vitamini nyinshi. Rero niba udafite amaraso ahagije mu mubiri, ufite amaraso make mu mubiri, nagushishikariza kujya urya isombe. Yaba ari isombe irimo ikinono, yaba ari isombe itarimo ikintu na kimwe, ni nziza kuko yongera amaraso mu mubiri. Murareba rero, twavuye kugura isombe, tumaze kuyigura turayisesha. Iterambere ryaraje, ntawe ugisekura isombe, ni ugushesha. Ariko nk'aho ibyuma bitaragera byo kuyisesha, barasekura. So tumaze kuyisesha rero, dutegura ikinono cyacu, turacyoza. Tumaze kucyoza tugishyira mu isafuriya. Tumaze kugishyira mu isafuriya, dushyiramo umunyu. Aho twari turi kugishyira twagishyize ku muriro. Ikinono rero kirakomera, kiratinda, ni ukugicanira amasaha hafi 6. Aho twari turi kugicanira, turacanira koko. So ibyo mubonye bitunguru, pavuro na tungurusumu ni ibirungo twashyize mu isombe. Kubera ko ikinono cyacu cyari gikomeye, isombe yacu twahise tuyiteka ku ruhande. Twabonye ko gutegereza ikinono biri butinde kuruta uko isombe yacu twaba tuyishyize ku ruhande, tukayitekera ku ruhande, tukayibiza. Nta kindi kintu dushyizemo uretse nyine biriya birungo twayisezanyije. So ikinono cyacu cyaje gushya, ariko twashyizemo kitarashya neza ngo gihwane. Murabona aho ngaho kinono twakivanze n'isombe. Tumaze kukivanga n'isombe, duhita dushyiramo ibirungo, kibe magi, dushyiramo gu, dushyiramo royiko. Nibyo twashyizemo. Aho ngaho turategereza ibirungo byacu birabanza birabira. Murabibona ko bikubira. So nyuma y'igihe rero isombe urumva yari yahiye n'ikinono cyahiye, twahise dushyiramo ubunyobwa. Ubunyobwa. So ushyiramo ubunyobwa rero bitewe n'isombe ufite uko ingana. Niba ufite isombe nyinshi uzashyiramo ubunyobwa bwinshi. Kandi hari abantu bakunda isombe irekuye, hari abantu bakunda isombe ifashe, bizaterwa n'isombe ukunda uko ingana. So murabona rero twashyizemo ubunyobwa. Iyo ushyizemo ubunyobwa ako kanya ntabwo ubivanga. Iyo ubivanze bihita bishirira hasi. Urareka ugacanira, washyizemo ubunyobwa ugacanira, ubunyobwa bukaza kwivanga n'isombe. Aho rero murabona ko twari turimo dusibanganya nyine ubunyobwa bwasigaye hejuru, tubuvanga mu isombe. Iyo urimo uvanga, ntabwo ukoza ikimamiyo cyawe hasi, ntabwo ukoza umwuko wawe hasi. Iyo ukoresha umwuko wawe hasi, isombe irabakira nyine ikanuka. Iyo kurya ibintu isombe irimo, isombe itari guhumura neza, ntabwo bituma ugira apeti. So uvangira hejuru, ntukoze umwuko wawe hasi, ukayicanira ubunyobwa bugashya. Nshuti zanjye, bugashya. Reba iyo sombe ariko ukuntu igaragara neza. Ngiye nkunda isombe. Reba iyo sombe. So aho ngaho nyine twari turimo tuvanga kugira ngo isombe inoze, ubunyobwa bwivange n'isombe,
reba ikinono cyacu urakibona ukuntu gisa neza, isombe yacu irasa neza cyane. So guys, mbibutsa abantu mutarakora subscribe, mukore subscribe kugira ngo mutazajya mucikwa n'amavideo nzajya nshyiraho, kandi mbibutsa ko ari ukubigisha guteka. So isombe rero yaje gushya, ije gushya ndibagirwa, ndaryoherwa, sinabakora nyine, sinafata video y'ukuntu nayaruye n'icyo nayirishije, naribagiwe kubera uburyohe bw'iriya sombe. So icyo naje gukora ni iki, navuguruye isombe nari nashyize ku ruhande kuko ari nyinshi, ntabwo yose nayitetse. Navuguriye nari nashyize ku ruhande, rero nahise nkata inyanya, pavuro, tungurusumu ufite na seleri zishyiramo ku ruhande. Ndangije mwabibonye mpita nkora isosi. Aho ngaho nari maze gushyira inyanya hehe mu mavuta. Nshuti yanjye, iriya sombe yari iryoshye kugeza ubwo nibagiwe ko ngomba kwereka abantu ko isombe yahiye. So aho ngaho nari ndi gushyiramo pavuro, tungurusumu n'igitunguru. Noneho ubwo nibagiwe ko ngomba kubereka yuko nyine yahiye, igaragara neza, mwabibonye yari iryoshye inshuti zanjye. Ubwo nibuka ko ariyo nashyize ku ruhande, ndavuga ati rero isombe rero nk'iyi imaze hari uyiteka igashobora kuba yamara 3, yaba irimo ubunyobwa se cyangwa itarimo ubunyobwa. Icyo ukora ntiki, hari na kwa kundi uteka isombe kubera ubushyuhe ukabona itangiye kuzanamo akantu k'agashariye, ntabwo uyimena. Kandi tubibutse ko isombe yaraye, isombe imaze iminsi, niyo ifite vitamini cyane kurusha isombe uririyeho. So icyo ukora ni iki, urayivugurura. Ni gukora isosi, ugashyiramo pavuro, ugashyiramo garlic, ugashyiramo igitunguru, isosi yawe ukayireka, y'inyanya ukareka igashya. Hari abamena isombe rero ntimuzongeye kuyimena, kubera yuko hano hari uburyo bwagufasha isombe yawe ikongera igasubira fresh, kongera ukayirya neza. So inyanya zacu zimaje gushya, twahise dushyiramo ubunyobwa. Murabibona, twahise dushyiramo ubunyobwa. Aha turi gukora iki, turi kuvugurura isombe. Ishobora kuba imaze umunsi umwe, iminsi 2, iminsi 3. Ntabwo uyimena cyangwa uyirye harimo ka kantu k'agashariye, ahubwo urayivugurura. So aho murabibona ko twari tumaje kuvanga ubunyobwa bwacu, urategereza bukabira. Bwamara kubira, twari turi gushyiramo ya sombe rero yacu. Murabibona ko twahise dushyiramo ya sombe yacu, tukagira tukayivugurura. Rero tumaje kuyishyira muri bwa bunyobwa, niba ukunda isombe ifashe uzayirekera gukiri, kuko nupfundikira hazazamo amazi makeya. Ese mbabazi, namwe iyo mutetse isombe ntago muyipfundikira? Hari abantu bavuga ngo isombe irimo ubunyobwa, uburyo ibiryo birimo ubunyobwa ngo ntago wayipfundikira. Ngenda bipfundikira, ngiyo bipfundikiye ngo bicika amazi. Mumbwire nibyo? Ngiye nkurikije ukuntu nkunda guteka ubunyobwa kandi nkabipfundikira, mbona nta n'ikintu gihinduka. So rero ibiryo birimo ubunyobwa byose ndabipfundikira. Aho rero twari tumaje gushyiramo ubunyobwa, tumaje gushyiramo isombe yacu. Isombe rero hari umuntu udashobora kubona ikinono cyangwa se inyama, ariko ashaka kurya isombe. Isombe ushobora gushyiramo biriya birungo, green pepper, ugashyiramo garlic, ugashyiramo onion, ushobora kuba ufite indagara ukazoza neza, indagara zidafite umucanga ukazoza neza ugashyira. Indagara nazo zifite vitamine, ntitubyirengagize. So iyo sombe nayo biryoshye. Ubwo rero isombe yacu murayibona,
isa neza, harimo n'ikinono harimo n'inyama zasigaye si desombe isombe yacu ukuntu isa neza. So isombe yacu imaze gushya rero twakoze iki? Hari abakunda isombe kuyirisha umuceri, ubwo uzateka umuceri. Hari abakunda kuyirisha ibijumba, ubwo uzateka ibijumba. Hari abakunda kuyirisha ubugari, uzateka iki? Ubugari. Isombe irishijwe umuceri iraryoha, irishijwe ibijumba bihasi iraryoha, biterwa n'icyo ukunda. So guys, tubibutsa ko isombe yongera amaraso, iri mu biribwa byongera amaraso cyane. Niba udafite amaraso ujye wihata isombe, kandi tubibutsa ko niba mukunze izi video mujye muzigerageza mu rugo iwanyu, mubiteke, muze muduhe comment uko byari bimeze. Twahise dushyiraho amazi y'ubugari arabira, aho murabona ko twashyizemo ifu, tugiye gusonga ubugari. Mwese se nimuzi gusonga ubugari? Nta kintu cy'ubugari, ntabwo ubugari ndi bubigisha uko babusonga kuko murabizi kubusonga. So njye sinkunda ubugari bworohereye bumeze nk'ubwatemye, nkunda ubugari bukomeye, nanone budakomeye cyane, burimo hagati. So aho twari turimo turasonga ubugari kugira tuze kurisha ya sombe yacu iryoshye koko kandi twavuguruye. Mwibuke ko ari isombe twavuguruye. So mbibutsa ko hari inyunganizi, hari igitekerezo, hari icyo wifuza ko twahinduraho, hari icyo wifuza ko twagutekera, watwandikira ukatubwira, waca inbox ukatubwira, cyangwa se ukajya muri comment ukatubwira ati muzadutekere iki ngiki, tuzabikora. Tubibutsa ko nyine iyi video ari ukwigisha guteka ibintu bigiye bitandukanye, ibiryo bigiye bitandukanye, ibyo muzi n'ibyo mutazi, utuntu n'utundi mu bijyanye n'iki no guteka. Nose ubwo mwari muzi ko isombe nyine yongera amaraso, mwari muzi ko si isombe imaze iminsi 2 ushobora kuyivugurura ikongera igasubira iri fresh? Ntabyo mwari muzi. Ibyo rero ibijyanye n'utuntu n'utundi muzajya mubisanga kuri Rosette Vibes. Muzajya mubisanga kuri Rosette Vibes. So aho rero namaje gukora ubugari, gusonga ubugari. Maje kubusonga murabona ko aho nayo ndi kwarura isombe yanjye, si desombe. Noneho maje kwarura rero mbabona umushyitsi utunguranye, kandi nayo maje gukora ibintu kwarura ngo mpite nkafotora isahani nshyire kuri YouTube. Umuntu araza asanga nyine ndimo mbitegura mbyarura, ahita akaraba intoki atangira kugira mwese wagiye kwarura hari ati ntabwo najya kwirushya njya kwarura kandi mbona hari ibiteguye. So guys, ndabisegura uko murabibona uku nafashe iyi video, siko nashakaga kuyifata. Nagize abashyitsi bantunguye, bahita bajya ku byo nateguriye abakunzi banjye, barabyataka. So icyo ni ikinono, iyo ni isombe yacu twavuguruye n'ubugari twatetse. Murabibona bisa neza cyane, bisa neza. Rero uzabigerageze mu rugo iwanyu, utume inshuti n'abavandimwe baze birire. Kandi isombe nk'abantu, urugo rufite famiye ifite nk'abantu benshi, burya isombe irafasha murayisekura, iratubuka nyine kuruta ibindi bintu. Mushaka kuyisekura, mwamara kuyisekura noneho ubwo ngubwo yaba ari nyinshi ukayishyira hariya, mukajya muvugura cyangwa se mugashyushya, mugahindura ikiburisho, mukarisha umuceri, mukarisha ibijumba, mukarisha ubugari bw'imyumbati cyangwa se kawunga cyangwa se pate jaune cyangwa se n'ibirayi n'ibitoki, nabyo birashoboka. So kuri famiye y'abantu benshi rero isombe nayo irafasha mu bijyanye n'imirire.
ngayo nguko rero mugire ibihe byiza, mukomeze dukurikire. Ciao.